Topesi binombote zaki mikoro ebele tomona na teme mikoro tozongi toyana no mubimba nzambe apambolama kwa dusabe nanone ngiye kwicyura kwa dusabye gusubirayo ngiye gusubira urabesha ariko mfite amakuru ko nkona wajyaga ngo wajyaga utosoburira buryo ukandika amatoro kabishya blessing oya mbone rimwe byigeze kubaho na muntu yacitswe nyine wari wasinze cyangwa bikusa bikubaho kara gacupa mbone ngiye wanabyivugiye dusabe yari yaramishibanga kubera ibi bintu twirirwamo rero wagira ngo baraturuze ibintu byose dusuka aho ngaho nibaza rero kuki ujye gusubira kwa dusabe ni iminsi yagucanze ubuzima bwanze byagenze bite kari ariko ubu ngubu yanegetse gufata inzu kuko ntabwo nzongera kujya mu nzu ye kandi n'ubundi ari mu kazi gatoya mu kazu gatoya ubu dusabe rwose ndazitwongere dusubira ibaze rero ibyo mwapfaga se byo bivuyeho cyamugiye kubana muziranye ni guruko urumva ni umukomando ku muki harya abakomeye bari bande ni umukomando bo nanjye ubwo ndi umu special force ahubwo ni umukomando mu special force bagiye kuba bahura ni umukomando wa M23 n'umuhibo kwa Gisegeti ubwo urwo rwanyu muzabyara iki niba ari umuwazarendo niba ari umumayimayi nanjye n'ubasi ari umumayimayi u Rwanda rugizwe n'abameya bangahe twagiye ntangiye kubara ubwo abameya nafungiye Rubavu mfunga umwaka nzira urumogi oya da kuri ubu byaba ari burundu nza no gufunga wari warunyoye wararucuruje oya rwari urwo kumwe urufite ariko bafasha torarunywa ahubwo urufite nari ndufite nararunywa mbabwira ko ari urwo kunywa babona noneho rwabaye rwinshi mu maso nari mvuye muri Kongo nari nzi ko rwose ari nk'ibirirayi ntwaye n'umupolisi rwose nanone bagufashe ubisanzwe nta kibazo bamfashe bisanzwe ndi kwambuka ndi kuviga unarufite ndi kuza mu Rwanda ndufite mbwira n'umupolisi rwose ndi kubona naje n'urwange rwo kwinywera abantu wowe unshaka yiki ubibwira umupolisi ndibwira umupolisi urumogi n'urwange ngo reka ngo ufunge n'urwo rukuri mu maso rubanza rugushira cyakora nasaga narwo mana nkuko wafashaga basogokuruza niko natwuza dufasha muna imyaka iri imbere kera bakwiringiraga bari mu mahoro mana tugufite nitwifuza undi murengezi amahoro n'amahirwe ku bakunzi ba Pastor Manase abakunzi ba Yakamwana abakunzi bacu muri rusange mwese bigisha y'Imana ibabeho none muri iki gitondo rero turamukanye uyu musore w'umusaza umusirimu Gasore Pacifique Yakamwana waramutse mukomere cyane bahe ikaze muri ngala topesi binombote zaki mikoro ebele tomona na teme mikoro tozongi toyana no mubimba nzambe apambolama ubwo uvuze ngo iki Imana ihabwe icyubahiro hari hashize igihe tutabonana tugarutse turi bazima Imana ihabwe icyubahiro okay Yakamwana umeze neza rero turamahoro ubu urumusiribateri urumusiribasaza ngubu ndi umusiribateri wahukanye ariko ndi hafi gusubira mu rugo kwa dusabe nanone ngiye kwicyura kwa dusabye gusubirayo ngiye gusubira urabesha ariko mfite amakuru ko nkona wajyaga ngo wajyaga utosoburira buryo ukandika amatoro kabishya blessing oya mbone rimwe byigeze kubaho na muntu yacitswe nyine wari wasinze cyangwa bikusa bikubaho kara gacupa wari agacupa birangira ucuritse cyuriya ariko ni rimwe byabayeho ariko ntago ari buri munsi niziko iki byageze hanze kukiri banga itabiko kumana mbone ngiye wanabyivugiye dusabe yari yaramishibanga kubera ibi bintu twirirwamo rero wagira ngo baraturuze ibintu byose dusuka aho ngaho kubera warazinyayo urazirangiza bisanzwe rwose ndasoza nawe uri muri nk'inzara rero oya buri hari ukuntu umuntu bibaho rwose okay nyuma yo kuzinyara ariko ngo no kuhajugunya ugeze kujugunya muri envelope jugunya no muri po ubeshyira umwana n'ubundi oya noko ubona zava umuti yakujya hanze ayo ni amagambo y'abantu ibyo ngibyo byambayeho kera nk'abantu biti Nyanza babaga mu Kageto
ubwo mbuze urufunguzo nirwanaho muri amvirope bisanzwe bisanzwe wayifatiyeho gute se nuva narayiciye ndayirambura neza ubwo ndabisoza ndayifunga neza mu gitondo njyana kuri toilette ako nawe urimo nk'inzara urarana envelope mu nzu yiberemo ifumbire kandi umva akagato kawe kari na gato ngo umuriro waragiye none hano nari ndambitse urufunguzo ndarubura umuriro wagiye nawe uriyaranje kabisa utaniyaranje muri amvirope ejo ubundi banza babivuzeho ndabona ibi nibikira nzovu rero nawe ngo yiyaranje mwibase kwa kundi we nzovu we nibisanzwe ntajya asohoka ariko njye ndasohoka urumva umuntu wabayeho umusirikare ntabwo natinya gusohoka nubwo gusa bari impanuka nyinshi ndibaza rero kuki ugiye gusubira kwa Dusabe ni iminsi yagucanze ubuzima bwanze byagenze bite ntabwo ari iminsi yancanze kuko ubu ngubu ngewe ndi no kwizigama ubu ndi kuri sako ariko nzovu wari kundusha ejo bundi hari umuvandimwe twagiye kureba uturutse muri Canada adukubita amadolari ijana ndagenda nshyira kuri sako nzovu nawe ari kuri sako ariko nzovu warandusha afiteho 400 ikiza cya nzovu ni uko bya birondwe birekerereje akiyafata bizaza biyahungure ajya kuyafata rwose bamwesikotinga nyine ndibaza wowe ninde kuko uri warahiye ngo dusaba kwirinde nk'uko ngo abakristo birinda satani harya ndo bwari uburakari none nawe ati ndakwiyame nta cyatuma nsubirana na yaka none mu gisubirana kubera bwari uburakari ariko ubu ngubu yanegetse gufata inzu kuko ntabwo nzongera kujya mu nzu ye kandi n'ubundi ari mu kazi gatoya mu kazu gatoya ubu Dusabe rwose ndi kwitegura gufata inzu y'ibyumba 2 niko yampaye condition mfata inzu y'ibyumba 2 ubundi azitwongere dusubira ibaze rero ibyo mwapfaga se byo bivuyeho cyamugiye kubana muziranye ni urumva ni umukomando ku muki harya abakomeye bari bande ni umukomando bo nanjye ubwo ndi umu special force ni umukomando mu special force bagiye kuba bahura ni umukomando wa M23 n'umuhibo kwa Gisegeti ubwo urwo rwanyu muzabyara iki bo ndashaka gukurikiza blessing ariko Imana imfashije nabyara urumva umukomando ahuye n'umuhibo bazanye babyara ngo nyirinde nkuko Satani yirinda abakristo niba ari umuwazarendo niba ari umumayimayi nanjye nubase ari umumayimayi kabisa we cyakora ikiza cyanyu muraziranye sobona ko yamaye n'agakweto se niwe kaguhaye ese ubundi ubona hari undi mugore wagushobora wowe ni Dusabe reka nubwo ndabizamo igikere mugatandukana ariko wowe ni Dusabe niwe wanjye n'ubundi Dusabe ikigaragara cyarankunda kuko Dusabe wenda ikintu kimunanira ni ukwihanganira udukosa twanjye tumwe na tumwe ariko arakuzi ariko buriya umuntu w'umugore akenshi yihanganira umugabo kudufite tumwe na tumwe agenda amenyera ariko nawe ntuhinduka yakana icyo kibazo wowe ubu ngiye guhinduka nawe Dusabe namubwiye yuko ngewe ninongera kwahukana sinzagaruka nibyo uhora ubu ngubu ngiye gufata imitsima umeze nka nzovu sinshobora ya kabiri imihigo murahiga ikibazo ni ukuye ngiye gufata imitsina Dusabe niwe bwa mbere ariko urumva nzovu warahinduranye ariko ngewe ni Dusabe none se buriya muri iyi minsi aho mwamaze iminsi mutari kumwe uri inzuza ntaho uhakuye imizinga ngo ibyara amazi naho wigeze ureka ngo inyana uyishyire ku yayo wavuze ko utamara iminsi 2 mu gihe waba uri muzima ubwo se iminsi 2 ntiwayirengeje iminsi 2 ndayimara da n'icyumweru kirashira reka tubanze dusuhuza abantu tunashimira bamwe muri bo umugabo rwose ujya ukunda kutubaza ibibazo nagira ngo nibura ugitsinze niyo fanta yibone tubazo twinyurabwenge dufite rwose inyungurabwenge ndahita mbere ku kibazo cya mbere kuko nawe nkubonye uri uwa mbere ikibazo cya mbere ni amasegonda 30 ari serious amasegonda 30 ari serious wumvise wemere guceceka amasegonda 30 gushaka igisubizo wemeye gusubiza kuko ni igisubizo kimwe nawe uvuga ngo 12 oya ngo ejo 10 ndibutse 18 oya ndibutse 10 oya uratekereza wowe uvuga igisubizo kimwe mu byubajijwe kimwe mu byubajijwe
ariko amasegonda 30 ntegereje ko yuzura hari akaba 40 nyatamubaza neza. Okay, ikibazo cyame cyagira kiti u Rwanda rugizwe n'abameya bangahe? Twagiye ntangiye kubara ubwo abameya icyo ndagitsinzwe uremeye nemeye. urakoze cyane. Ubwo hari amafaranga 5,000 urayahombye rwose. Reka rero duhita tugisubiza hakiri kare unacyumve. U Rwanda rugizwe n'abameya 28. 28. Dufite uturere 30 ariko uturere dutatu two mu mujyi wa Kigali ntitugira abameya, tugira abo bita ba deya. Hanyuma ko barindwi basigaye mu tundi turere hajyaho meya umwe mu mujyi wa Kigali bagita 28. Okay. Ubwo uragitsinzwe hakiri kare wenda hari yaraza amahirwe utsinde ikindi. Wenda ikindi mugoragoze se kantu kutubare ku mibare arese no nakanu koroshye cyane. Nakanu koroshye cyane. Reka nkakubaze nako n'amasegonda 30 ariko harimo aya ngatanya guhera ko kanya kuri kamera. Amasegonda 30 twagiye. 14 gukuba gatatu ni kangahe? 14 gukuba gatatu 0 ku 10. Uzutsindwa cyane rwose. Cyane kabisa. Ngiye ntago nzagwa ku kibazo nk'abari abagabo bahatana n'ikibazo. Iyo nazi ikintu ntacyo mbanze. Kubera ko wazindutse ndumva nakugoragoza mu bundi buryo pe. Sibyo gukora ko wazindutse. Kandi bakantu wenda kitwa ko koroshye kuruta utundi. Sibyo. Okay, yaka. Kuzinuka nicyo bivuze. Kankubaza ikibazo rwose kivuze ko kuzinuka nicyo bimaze pe. Sibyo? Batayari. Stand by. Umwana wa musaza wawe niki cyawe? Hanyuma uwa nyoko wanyu we mupfana iki? Twaje masono 3. Umwana wa musaza wawe. Ubwo no mushiki wawe turabaza noneho. Umwana uburi nyirarume. Hanyuma uwa nyoko wanyu? Mbo uwa nyoko wanyu aba ari mubyara wawe. Wakishe nacyo kandi gita kibazo rero nacyo. Muri condition mfite kuri iki kibazo umwana wa mushiki wawe wari uri nyirarume nebyo koko n'umwishywa wawe. Ariko wa nyoko wanyu ni murumuna wawe cyangwa se mukuru muri make ni mwene nyoko. Kuko urumva nabana muvukana kuri ba mama bavukana. Nacyo cyari kimafaranga 5,000 yakanda kugoragoza. Nako tagize rwose ayo gahunda yahushe. Neka turekere. Turekere. Noneho ikigusata nuko umugabo wadutumye avuga ati se ibibazo byoroshye biri cyaha ruwemeye kuba bitsendwa. Cyangicyo rwose sinzi impamvu ngihushije. Okay, twagiye rero. Ukabafasha ingamba zisorana dusabe mwicaye hari undi muntu muhamagaye ngo abaganirize cyangwa ni byabaturutsemo muri oya ni byacu. Nta muntu wigeze atuganiriza cyangwa se ngo atwunge gusa ni byacu. Nge nawe gusa ku giti cye kuko n'ubundi turakorana twirirwa kuri utu ducano ndetse nawe ufite agacano kanyu kanameze neza rwose. Urumva akenshi tugahuriyeho niyo mpamvu tugiye gusubira. Okay, Imana ibafashe ikiza mu musubiranye muziranye uburyo musenya namwe mubizi muri make kote february buri muntu mugenzi warayize. Turi kujya turaziranye buri kuntu tugenda tumenyana niko tugenda turushaho imibanire buri zagenda ihinduka bitewe n'ukuntu tuziranye. Bose azagerageza kwirinda undi nkuko nabivuze ngo nyirinde nkuko Satani yirinda abakristo. Ase nawe arabicuritse ariko Satani serinda abakristo. Satani avuze ko nagenda kabashaka man. Bari kubashaka. Satani ntago yirinda abakristo ahubwo nibwo bashaka cyane. Kabisa. Hanyuma ndabaza ikibazo kimeze gitya. Nuko ndasoma comment na Nzovu ntazisoma harano bavuga bati yakana Nzovu umurengwe bawuterwa n'ababaha amafaranga y'ubuntu. Iryo ni ishyari. Ni ishyari. Harimo cyane cyane Noheli. Ni ubivuga? Noheli ejo namubwiye ukuntu hari mu diaspora waje. Yaraturutse muri Canada uwo mubyeyi nanamusuza cyane. Afite murumuna we bita
Kade atuye hano Gikondo. Ejo bundi Nzovu yarampamagara ngo atiya aduha buri muntu amadolari 100 inoti rwose ebyiri za 50 avuga ati ngiye kuyabaha mu madolari mujye kwivunjishiriza. Ariko twabikojeje Noheli ishyari riramurya aratangira aratukana ngo mwebwe ngubaye ngo ntacyo muzimarira yihenure yego ngo babaha amafaranga ngo ntacyo muzimarira ngo n'ubundi ngo muhora musa nabi ngo reba njyewe ngo nambaye neza. Ndamubwira Noheli iryo ni ishyari. Niba mfite umuntu nkunda, niba mfite umufana wanjye nkunda, ko buri wese buragira umufana w'umukuru, nibyo ntabwo uzanyangisha umufana wanjye ngo nuko yamaye kubera amagambo yawe. Hari abantu rero muri hano bagira ishyari, iyo bumvishe ngo baguhaye akantu ukumva rwose ishyari riramuriye. abantu barahari rwose ariko ishyari ntabwo ryubaka. Ishyari ntabwo ryubaka, wese agira igeno rye. Niba yakamwa n'uwo mumama yarakuba ati nguha amadolari 100 hari impamvu yaguhaye cyane wataje se ngo nshake uwo Noheli ngo nshake nde rwose. Rero ubundi mu Kinyarwanda baca umugani ngo wikanira umugisha wundi cyane kabisa kanyibuye. Rero hari abantu kuko bajya banika batyo bati yaba Noheli nako ngo Nzovu na Yakamwana barenzwe kubera amafaranga bahabwa y'ubuntu ngaba yabaha njyewe ndabagaya niko ubagaya ntande uzi neza impamvu bayatanga hari umuntu ari umuhigo wavuga ati njyewe nzafasha umuntu kubera Imana yangu. Umwaka ushize yego umwaka ushize ko Karabuto nurakibonke muramuzi yego twavuze ati ngiye mu bantu banshimishije ni Yakana Nzovu ntiyaduhaye 100 none se ibi byose nyine none se wajya gufosinga umuntu ngo ntubahe ngo batayapfusha ubusa. Niba umuntu akugeneye yarakugeneye cyenda ukuri icyo ushaka. Niba wenda bayamuha akagenda akagura imyenda myiza, nanjye mfite ibindi nkeneye. Ushobora no gukemura ibibazo bya famiye. Hari nk'umwana uba ukeneye wenda igikapu cyo kujyana ku ishuri, undi akeneye nk'utwo tubodaboda, nkaba nayakemuza n'ikindi kibazo. Ntabwo rero niba baguhaye ari kujya kugura imyenda ngo wambare uze wigaragaze kuri kamera ko wambaye neza. Ubundi se njye nambaye ubusa. Nizambaye ubusa nyine. Shaka rimba kamwe ujombemo. Rimba kamwe twishimira Imana mugana. Mana nkuko wafashaga basogokuruza niko natwuza dufasha mana imyaka iri imbere. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro mana tugufite nitwifuza undi murengezi. Ayagorata ese reka kukiza indirimbo zikuza mabaye muri korari. Oya muri gereza. Nguki? Muri gereza barasenga cyane. Nazikuye. Burarukuru mwabaga muri mu madorotware nabyita amadorotware. Ni ukuvuga ngo saa 11 abantu bo gusenga babaga baje gusenga mu kiryamye muri ku bitanda abantu bakaza kubaririmbira muri dorotware. Izo ndirimbo zose rero nazumvaga njyana. Uko nagendaga nzi. Wafungiwe he? Ufunze imyaka ingahe yaka? Nafungiwe Rubavu mfunga umwaka nzira urumogi. Oya da. Kuri ubu byaba ari burundu. Nza no gufunga. Wari warunyoye wararucuruje. Oya rwari urwo kumwe. Urufite ariko. Bafasha torarunywa ahubwo urufite. Nari ndufite nararunywa mbabwira ko ari urwo kunywa. Babona none rwabaye rwinshi mu maso nari mvuye muri Kongo. Nari nzi ko rwose ari nk'ibirirayi ntwaye. N'umupolisi rwose nanone bagufasha ubisanzwe nta kibazo. Bamfashe bisanzwe ndi kwambuka ndi kuviga unarufite ndi kuza mu Rwanda ndufite. Mbwira n'umupolisi rwose ndi kubona naje n'urwange rwo kwinywera abantu wowe unshaka iki. Ubibwira umupolisi? Ndibwira umupolisi. Turi urumogi n'urwange. Ngo reka ngo ufunge n'urwo rukuri mu maso rubanza rugushirwa. Cyakora nasaga narwo. Hari ukuntu nk'urumogi ukagenda none ugasa narwo amaso yarahiye ebana. Nijwi ritava mu kanwa uvuga wasaraye ijwi ryarasaraye muri make. Ariko nizere ko wahindutse urumogi ruheruka cyo gihe mbere yuko ufungwa. Oya urumogi nararuretse pe biranagusa n'Imana yarunkuyeho. Ntabwo navuga ngo narasenze cyangwa niki cyarunkuyeho. Hanyuma urumva ko bakujyanye uri muri free niko munyamuvuga nta kibazo nta nari naranarunku ariko numvaga nta kibazo. Urubusanzwe umugwa ruhagije buru rumogi ngo rushobora gukomaramo imyaka 6 ushobora kumara
imyaka 6 wararuretse bagupima bakarugusangamo. None icyo gihe kugira ngo witekerezeho uvuge ko wageze muri gereza byafashe iminsi ingahe? Mbo icyo gihe rero uburoko ntago twabwumvaga kubera urumogi. Oya ntabwo ari urumogi, kuko icyo gihe ndabyibuka muri gereza bagemuraga ibiryo bibisi. Hari nk'umuntu bazaniraga kilo 100 y'ibirayi, undi bakamuzanira kilo 100 y'ibijumba, undi bakamuzanira kilo 50 y'ibishyimbo. None muri gereza hari buri muroko yabaga afite imbabura ye bateka. Ahubwo navuyemo narabyibushye, ngeze hanze baravuga se iyo wigumira ko wabaye neza ahubwo kurusha hano hanze. Navuye muri gereza narabyibushye kubera ituryo two muri gereza. Muri gereza baratekaga imbabura zuze nkaryaho nshaka, nogereza ababosi amasahani ibintu nk'ibyo ukamumesera. Muri gereza bavugamo warabyibushye usa neza. Kuvuga nuko rubayeho neza icyo kuvuga. Muri gereza icyo gihe ariko nabwo uko biri kose nafunzwe umwaka, ariko nyine ntabwo ubayeho neza kubera ko ubufunzwe nta byishimo bufite kubera ko ubufunzwe. Ariko ngewe ku bwanjye ukuntu nasohotse mbyibushye mfite umubiri mwiza kurusha uko nari ngeze hanze. Ahubwo nageze hanze nyuma y'ukwezi kumwe ndongera ndahombana, nsubira mu rumogi, nsubira muri Kanyanga. Buretse ngo wafunzwe umwaka uzira urumogi, unatashye nyuma y'ukwezi kumusubirayo. Ukumva ibiryo byo muri gereza se cyangwa uko ntabwo nasubiye muri gereza, wasubiye kubishaka? Nasubiye kunywa itabi, nsubira muri Kanyanga. Ahubwo navuye muri gereza sa neza kurusha uko nari ndiho hanze. Nuva muri gereza niho nari meze neza muri make, ariko ntabwo bawishimye kubera ko ubufunzwe. Ariko narasohotse abantu bari banzi baravuga se iyo bigumiramo koko sohoka nzi Icyongereza. Nari nzi Icyongereza mu mwaka umwe. Ndi kukivuga ahubwo kurusha abantu nsanze hanze. Unese ushaka ko haraho gereza iba nziza kuruta hanze? Oya, nta gereza nziza. Nubwo waba urya neza, nubwo waba umeze gute, byonyine uwo mutima wo kumva ngo urafunzwe gusa. Nta na rimwe uburoko bwigeze buba bwiza. Hanyuma ko kuri nshuro ya kabiri tugeze ubifungirwa wabivanyweho n'iki? Kugira ngo umve ko umutima wo kwanga urumogi na Kanyanga nge byarizanye. Ukuntu rwose navuye ku rumogi ni ibintu byiza nyine nagiye kubona mbone ndaruretse, sinabisengeye. Niba ari Imana sinzi ukuntu nagiye kubona mbone nduvuyeho. Hanyuma se kizo ndirimbo umva wazigiye muri gereza no gusenga wabyigiye muri gereza? Mbo gusenga nari nsanzwe nsenga, ariko muri gereza nyine iyo ugezemo haba harimo amadini atandukanye. Amadini yose ni nko hanze, mbese amadini yose aba hari, wiga icyo ushaka ugasenga mu dini ryawe. Hanyuma yakamwana asenga kangahe ku munsi? Mbo nsenga mu gitondo. Ubu wasenze ugiye kubyuka? Iyo mbyibutse wenda na nimugoroba. Hanyuma se ko wikundira bariya banyamwobo unyurwa bigoye, iyo muri kumwe urabanza ukabasengera? Oya, nta nubwo wanasenga, waba uri gukora icyaha se ugasenga. Bose barasenga basi? Nabo sense. Nta n'umwe mwa muri kumwe kumva arasenze? Abona uko baba bari muri kiriya gikorwa bageraho byakomeye ngo Yesu we, ngo Yesu we, ngo Mana we, ngo biraryoshye we. Wowe icyo bimusubiza ugasanga noneho umuntu ari gukora icyaha ariko ari muri Yesu Kristo. Oh my God. Wowe se icyo gimusubiza ngo iki? Yavuze ngo Yesu we, umusubiza ngo iki? Anje nta mwanya mba mfite wo kuvuga, njye mba ndi guhatana ameze nk'uri ku rugamba. Kandi aho ngo iyo uvuye ku rugamba ugwa gacuka ukamera nk'igikere bagonge mu muhanda, ukamera nk'imbe biguye mu musururu. Ni nk'uko iguye mu mazi. Reka dusoreze aha ngaha rero, twaba tugukumbuye. Ubwo tuzashaka ikiganiro tugirana na Dusabe twumve gusubirana kwanyu aho mwabikomoye, niba nta gukinisha abantu kurimo cyangwa bwanyu mukamutari kwikinisha. Oya, ntabwo turi gukina kabisa. Imana ibafashe rero. Asante.